Aya makuru yamenyekanye cyane nyuma y'amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko uwo mwarimu avirirana amaraso ku itama ndetse no ku mashati, aho byavuzwe ko yari amaze guterwa ikaramu n'umunyeshuri yigishaga. Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Ni mu gihe hirya no hino mu gihugu abanyeshuri bakomeje gukora ibizamini bisoza umwaka w'amashuri. Mu karere ka Gakenke ho byabaye ibindi ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje. Mu karere ka Gakenke habereye inkuru yatunguye benshi nyuma y'uko umunyeshuri hakomerekeje bikabije umwarimu we akoresheje ikaramu. Uyu munyeshuri ngo yakubise ikaramu uyu mwarimu ariko yose ayimariramo. Ni iki cyabaye kugeza aho umunyeshuri afata icyemezo cyo kugirira nabi umwarimu we? Ese nyuma y'ibi byabaye inzego zibishinzwe zabifashe zite? Kandi se uyu munyeshuri yakomeje gukora ibizamini bye nk'ibisanzwe cyangwa se bahise bamuhagarika? Muri iyi nkuru tugiye kubagezaho amakuru yose yamenyekanye kuri iki kibazo cyavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga. Bienvenue kwizera niko nitwa, reba aho hasi ndetse sabone cyangwa se subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu cyangwa se ibiganiro byacu biba biri kuvugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Rwanda. Ubundi unyemerere nkubwira akantu ku kandi kuri iyi nkuru, n'ibyo batavuze ndabikubwira, ndetse n'icyateye aya makimbirane nabyo namaze kubibonera amakuru yabyo. Ubuyobozi bw'Akarere ka Gakenke bwemeje ko buri gukurikirana iki kibazo cy'umunyeshuri w'imyaka 18 y'amavuko wakomerekeje umwarimu wamwigishaga kuri G.S Cyanika riherereye mu murenge wa Coko. Aya makuru yamenyekanye cyane nyuma y'amafoto yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko uwo mwarimu avirirana amaraso ku itama ndetse no ku mashati, aho byavuzwe ko yari amaze guterwa ikaramu n'umunyeshuri yigishaga. Nk'uko ubuyobozi bw'Akarere ka Gakenke bwabitangaje ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, rwemeje ko iki kibazo bwakimenye kandi ko kigiye gukurikiranwa n'inzego zibifite mu nshingano. Ubuyobozi bw'Akarere ka Gakenke bwavuze ko uyu munyeshuri yakomeje gukora ibizamini bye nk'uko byari biteganyijwe, ni mu gihe umwarimu we wakomerekejwe yahise ahabwa ubuvuzi bwihuse. Ibi byabereye muri G.S Cyanika mu kagari ka Nyange, umudugudu wa Gaseke, kuwa kabiri tariki 23 Kamena 2026. Amakuru avuga ko umwarimu witwaga Koza Emmanuel yakomerekejwe ku itama nyuma yo guterwa ikaramu n'umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye siniyasiri. Byabaye ahagana saa 9 z'amanywa mu gihe abanyeshuri bari gukora ikizamini. Amakuru yatangajwe n'umunyamakuru ukurikirana ibijyanye n'uburezi Sam Kabera yavuga ko iki kibazo cyatangiye mbere gato nyuma y'uko ikizamini gitangira. Bivugwa ko umwarimu wari ushinzwe kugenzura ikizamini yasabye abanyeshuri kwicara ari batatu ku ntebe imwe kugira ngo hasigare indi ntebe imwe yonyine kwicarwaho n'umugenzuzi. Umwe mu banyeshuri niyemeranyije n'icyo cyemezo, agaragaza ko bidakwiye ko abanyeshuri bakora ikizamini bicaye ari batatu ku ntebe imwe kandi hari izindi ntebe zihari. Ngo impaka zakomeje hagati y'impande zombi kugeza aho umwarimu afata icyemezo cyo gusohora uwo munyeshuri mu ishuri. Ngo mu gihe yari ari kumusohora, amakuru avuga ko habayeho gusunikana no gushyamirana, maze umunyeshuri ageze mu muryango arahindukira afata ikaramu ayijomba umwarimu ku itama maze aramukomeretsa bikabije cyane, amaraso atangira kududubiza. Nyuma y'impanuka umwarimu Gakoze Emmanuel yahise ajyanwa kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Nyange kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihuse. Ku rundi ruhande ubuyobozi bw'ishuri bufatanyije n'ubw'umurenge bwafashe icyemezo cyo kugarura uwo munyeshuri mu ishuri kugira ngo akomeze gukora ibizamini bye mu gihe iperereza ku byabaye rigikomeje. Inzego bireba zikomeje gukurikirana iki kibazo kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye ndetse hafatwe umwanzuro ukwiye hashingiwe ku mategeko n'amabwiriza agenga uburezi.